yacu nishimwe. Nanjye nitwa Ikitegetse Marcelina, ndi umubyeyi umwe mu babyeyi bahuye n'uyu muryango w'umusamariya mwiza ubasha kudufasha. Nanjye ndashima Imana. Shimye Imana mu buzima nari ndimo bwari bugoye, ubwo nareragamo abana isamaze kubantana, bariga bageze hagati biranga baricara. Ndashimira cyane Janete n'umubyeyi mwiza ndabo bashimiye. Yabashije gukurikirana iby'umuryango nkuko yari abishinzwe, abasha kumuzana abavandimwe. Abana banjye basubira ku ishuri. Urabona uriya muhungu ubari mu wa gatatu kandi akagombye kuba ari muri segonderi. Ubuzima bwari bugoye, badusohora mu nzu turara hanze, umwana atiga. Nkajya mbwira Imana ngo ko aba bana ari wowe wabampaye, wamba bari ukamera abana ishuri. Imana ikambwira ngo nzaguha abaterankunga. Bameza kubana n'Imana ndasenga. Ndabashishikariza gusenga no kuyiba hafi, kandi no mu kuba mu byayo neza, kubera ko iyo wayiringiye ntago ijya gukoza isoni. Imana yampuje rero na Janete, amuza na Vanessa. Uyu muryango sinari inkuzi, sinari no kuzawumenya, ariko amaraso ya Yesu twamenye niyo yabashije kuduhuza. Imana yacu nishimwe. Navuze byinshi. Abana banjye babashije kuma icyangombwa, abana baragenda, akagari gasinyaho. Kamaze gusinyaho abana ndabajyana ku kigo. Umwanya yarageze mu maze kubura, barambwira bati ubwo afite umuntu wo kumwishingira uzajya mwishyurira, reka tumutangize mu wa mbere. Barabatangiza, n'umuhungu n'umukobwa. Barabatangiza, abana bagira amanota meza, abana baranyumvira bariga. Imana iramfasha hamwe ngo nzaguhera abana ubwenge, kubera ko iyo wayiringiye ntigukoze isoni. Abana ntibaburara, abana ntibabwirirwa, abana ntibaba imbobo, kandi icyo gihe Satani yaragambiriye ko bazaba imbobo. Ndashima Imana rero ko abana banjye biga, ariko byose biturutse kuri uwo mubyeyi wampuje n'uyu muryango w'umusamariya. Imana yo mu ijuru ijya ibaha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ijya ikomeza ibabera. Imana ibaha ubwenge, ibakurire kure ndetse na hafi. Kandi ndashimira n'aba babashyigikiye, kugira ngo Imana yo mu ijuru ijya ikomeza ibane namwe, kandi ijya ikomeza ibahere n'ibyanyu ubwenge. Abana banyu bige baminuze kandi bashoboze muri byose. Sinabura rero gusoza mbashimira. Shima Imana rwose yakomeje kuduhuza namwe. Abana bariga, urageze mu mwaka wa gatatu, ariko nizeye neza kazakomeza, kuko ntago ajya agira umwanya wa kure. Kerekejeho nubwo yabaye umwanya wa 8, ariko ubundi yabaga wa 2 akaba wa mbere. Hamwe n'ibyo rero nashima Imana, nsenga mu isengesho rigufiya, sabira umugisha aba bantu bari ahangaha, namwe mwese muteze amatwi muri mu kubyumva. Imana iduhana umugisha. Uri data wa twese mwiza, uri ndiho niryo zina ryawe. Uri Imana ivuga bikaba ndetse wategeka bigakomera. Aho imiryango yacu itari, wowe urahaboneka. Aho abatware batari, narakubonye. Ndetse ubwo nari mu gahuge narakubonye. Uri uwo gushimwa kandi uri uwo kubahwa. Uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera. Igicamunsi cy'uyu munsi turi kuri uyu musozi, mpamagaye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, kugira ngo bize bibane natwe twese. Sabiye ubwenge uyu muryango, kugira ngo ukomeze ubaha ubwenge buturutse ahera ho mu ijuru. Nubaha amaso y'umwuka, komeza kubongerera urukundo. Mana, komeza kubaha imbaraga z'ikigihe ndetse n'ikindi gihe kizaza. Komeza kubana natwe twese, abana bacu ndetse n'ababyeyi bagenzi banjye. Nutugirire neza, ubane natwe, uduha urukundo, uduha imbaraga n'ubudahangarwa. Nuturinde imyuka y'imyijima, uturinde kurangara. Komeza kutwubaka kandi utwubakisha ijambo ryawe. Urakoze urakarama. Uyu munsi wa none nubane na buri umwe mu rwe ruhande, kandi nitwongera guhura dushima izina ryawe. Tuzapfukama tugushime, kubera kuri Imana tabura gutabara mu byago ndetse no mu makuba. Urakoze urakarama ni mu izina rya Yesu. Amen. Ya haleluya! Haleluya! Amen. Ya haleluya! Haleluya! Manishim! Amashyi menshi cyane ku Mana. Iyi ni Imana yabikoze. Barakoze cyane, Imana ibaha umugisha.